Kora subscribe au sabone upate mengi zaidi. Ingumi yemera ko abagabo bayikabakaba bayikorakoraho uwo ntakwiriye kuzinjira mu bwami bw'Imana. Aho umusore uje wanyu wese ngo yitwa anko, ubu ugasanga utwana tw'imyaka 14, 12, 10 turi n'abasore mu ngo dukina dukushura, ubwo bavuga ngo ututwe ngo n'utwana. Ni icyaha cyitwa ubusambanyi. Umukobwa wawe urihira minerivare uguseserera mu nzu ugaburira n'isuve ni wowe uyigura, yambara mini ati maraya n'umuntu wese w'igitsina gore ngo utegera amatwi ngo amagambo y'igitsina gabo atari umugabo we ngo yo kumwogeza no kumurata ngo maze agatwagwa nayo magambo abwiwe ngo niwe maraya, uwo niwe musambanyikazi. Uwabwiwe ayo magambo niba baye maraya uwayavuze, bimaze kwigaragaza ko abakobwa b'amakumi basigaye bagirana imishyikirano na base bagasambana bakanabyara Madamu White ngo akurikije ububi bw'icyo cyaha cyo gukorakora ngo aho kugira ngo asange hari uwamukoreye kutwana we yasanga twapfuye bari kuduhamba. Abantu bose badashaka kugwa mu mitego yande ya Satani nibarinda inzira zabo z'ubwenge, bazazirinda bati babujijwe gusoma, kwitegereza, kumva ibintu byose byababyaramo ibitekerezo bibi cyangwa se ibyiyumviro bibi. Ubwo biravuze ngo iyo uri kwitegereza pornography, igitsina gore nibyo bikoresho Satani afite by'ibishuko. Ndeba mu makwe ugasanga agakecuru kazanye inkunyunyu nako kanitse udutugu agashumi niko kamanutse. Ntabwo abagore baba babikoze ngo batoke imbere y'abandi bagore. Iyo abiri teraniro ryose ryari iry'abagore ukarimaza amezi 6 hano ari iry'abagore n'ingonera ntimwaba mugikaraba. Umuntu uvuga ko yigisha ukuri nimubona nejejwe no kwibira mu dutsinda tw'abakobwa b'amakumi n'abagore bakiri batoya, ndetse ntanatinye kubarambikaho tuganza nk'aho ari abavukanyi, ntanatinye kujya yongorirana nabo, muzamutinye. Ab'igitsina gore bakiri bato nibajye barifata ngo nta na rimwe bakeneye ngo ikiganza cy'umugabo ngo kibakurure ngo cyetse niba agwaye hari bamujyanye kwa muganga. Ntago se mujye mubona ngo enda nkurize ibintu by'imikino n'ubutesi n'ubwirasi. Ubwo icyo ndi nakasha nyiri iki cyagenze ute asigarana. Reka nkubwire ngo n'umukecuru w'imyaka 50 none ariko watwaye inda y'indaro mu mfura yavuyemo, nubwo wakihana ucuritse umutwe ukihana ushinze amaguru, umugabo ukuzi ng'umusambanyi ari igihe atahangara kugusigiwe wenyine. Nturi umudamu ngo ni umugabo wawe, urahangaye ushiritse ubwoba ubaye kuko n'ubutwari. Kumva uri inkumi ugangara kujya kurana n'umugabo ukumva urabihangaye, urahagurutse iwanyu ugiye kumusura, ugeze iwe urinjiye mu cyumba muri babiri nijoro ukumva wakamiritse, mbese urahangaye. N'abageni bashyingiwe baragendaga bari kuri nimureke dusenga. Ugize neza Mana ikomeye, niweho upanga ibintu bigashoboka, ugira imbabazi zaturinze, uzi guteganya atugabura ibikwiye bihuye n'amakene yacu. Nukuri turagushimye muri byose, uhabwe icyubahiro. Tugiye gukomeza twiga, dutunzwe n'imbabazi, komeza utubabarire maze ijuru twishimire, iby'uyu munsi nabyo nibigenda neza duhimbaza urukundo rwawe. Abari aha bose weho ubwawe utubwire ibidukwiye kandi buri wese yimenye, tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana ingingo bari bamaze kubabwira. Tugiye kuganira ku cyaha cy'ubusambanyi, nibyo tugiye kuganira. Yenda harazamo n'utundi dushami, ariko insanganyamatsiko nyamukuru ni icyaha cy'ubusambanyi. Ngaha abantu mutuze kabisa,
ahantu mutuze mu materaniro aho muri ni mutuza murumva aho bigeze n'amatelefone bayareka n'amatelefone ari hano arahagije murekera abandi murahanahana kubamaze gufata muri Bibiliya no mu bitabo dusoma hari ubuhanuzi bwagiye buvugwamo bw'amoko menshi haba ubwiza hakabamo n'ububi noneho muri iyi minsi y'imperuka nk'uko byanagendekeye abandi bose bagiye bararimbuka ku bwa Nowa barimbuka mu byabarimbuje harimo icyaha cy'ubusambanyi i Sodomo barimbuka mu byabarimbuje ku isonga ni icyaha cy'ubusambanyi abasoma Ibyahishuwe 11 ahavuga abahamya babiri bishwe intumbi zabo zikarambarara mu nzira nyabagendwa y'umudugudu witwa Egiputa na Sodomo mu mvugo y'umwuka ibyo bivuga ibyabaye ku gihugu cy'Ubufaransa igihe cyarwanyaga ijambo ry'Imana Bibiliya ariko aho Bibiliya yahemuriwe hiswe Sodomo hitwa na Egiputa reka mvuge Sodomo gusa icyo bari bavuze ni uko Ubufaransa uburyo bwakoraga icyaha cy'ubusambanyi byari bihwanye n'iby'isodomo mu gihe cya Loti ndetse bigeze ubwo n'itegeko ry'ubukwe ryakuweho iyi si yacu nijya kurimbuka mu byaha izakora byinshi bikabije biri mu bwicanyi izakoramo n'icyaha gikomeye cyitwa ubusambanyi kiruta ibindi byanditse mu Bakorinto ba mbere igice ni cya 6 umurongo wa 18 ahanditswe ngo muzibukire gusambana ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we niyo mpamvu mbabwiye ngo kiruta ibindi ibyaha byose ni ibyaha ariko baravuze ngo muzibukire gusambana nibura n'ibindi byaha byose bikorerwa hehe inyuma ngo ariko icyo cyo ni icyaha gikorerwa imbere mu bugingo bw'umuntu kubw'ibyo rero natwe ubwacu imbere yacu hari ubuhanuzi bubi bwahahanuriwe buvuga ko iki cyaha cyitwa ubusambanyi abasoma igitabo cyo kubara igice cya 25 aho muzasoma ukuntu Baramu yashatse kuvuma Abisirayeli bikamunanira yohejwe n'umwami w'Umumowabu witwa Baraki bimunaniye yaramubwiye ngo kubavuma byo byananiranye nagana iburyo ndi kubaha umugisha najya ruguru ndi kuba hari n'abavuze ngo nukuri kubaturuka imbere ngo turuka inyuma naho akabaha umugisha avuze ati kubavuma byo byananiye ariko hariho icyo ndakugiraho inama aba Imana yababujije guhura n'amahanga badahuje noneho weho tegura ibirori birimo kurya kunywa indaya z'abamowabukazi no gusenga ibigirwamana nzagufasha kurarika aba basore b'Isirayeli bagiye nuko nibajyayo bazarya bazanywa basinde basenga ibigirwamana ndetse banasambane kubera ko Imana yabibabujije nibamara kubikora nta mugisha izabaha ntibazongera kuguhagarara imbere ubwo abasoma Ibyahishuwe igice cya 3 mu itorero rya Perugamo aho mwumva ngo Baramu wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano basambane nubwo ari imvugo y'umwuka nibyo byari byarabaye barangije bagiyeyo bararya baranywa barasambana basenga ibigirwamana hapfuye abasirikari 24,000 mu kanya gatoya bitewe nuko batandukanye n'Imana mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi niho banditse amagambo mu cyigisho cya 41 nahavuze ngo ubuhakanyi kuri Yorodani yenda kubasoma iki cyongereza muzahere nko ku rupapuro rwa 40
yego rwa 457 Patriarch and Prophet 457 nahavuze ngo the Israelites who could not be overcome by the arms or by the enchantment of Midian fell a prey to her harlot. Abisirayeli batigeze batsindwa n'ingabo z'Abamidiyani cyangwa kuraguza kwabo. Abisirayeli batigeze bayobywa cyangwa se ngo baneshwe n'ingabo za mu Gifaransa muri kara gatoya ni 654 iyi petit format. Icyongereza ni 457. Abisirayeli batigeze baneshwa n'ingabo z'Abamidiyani. Ikindi kandi ntibaneshwe no kuraguza kwabo. Baneshejwe n'indaya zabo. Mwabyumvise? Baneshejwe n'iki? Noneho hepfo baravuze ngo such is the power that woman enlisted in the service of Satan has exerted to entrap and destroy souls. Iyo niyo mbaraga umugore agira. Iyo yipanze gukorera Satani maze agatega imitima kandi akayisenya. Bashyizeho isomo ryo mu Migani igice cya 7 umurongo wa 26 aho bavuze ngo abo yagushije ni umutwe w'ingabo munini. Ibi ntabwo ndabisoma byose. Ariko kambere hagati aho bavuze ngo it was that the children of Seth were seduced from their integrity and the whole seed became corrupt. Mu mugore cyangwa se binyuriye ku busambanyi. Urubyaro rwa Seth rwarayobejwe rutakaza ubunyangamugayo bwarwo nuko abari ubwoko bwera barahindana. Binyuriye hehe? Ku busambanyi. Ubwo nsubiye handi kuko abo kwa Seth nibo barononekara bibyara umwuzuri. Thus Samson betrayed his strength, the defense of Israel, into the hands of the Philistines. Uko niko byagendekeye Samson wari igihangange cy'Isirayeli agambanira imbaraga ze nuko agwa mu maboko y'Abafilisitiya. Joseph namusimbutse. It was that Joseph was tempted. Umugore niwe wabereye Joseph ikigeragezo. Birangije Samson nawe aguye mu biganza by'Abafilisitiya bitewe n'iki? N'umugore. Imbere y'umugore Dawidi yaravundagaye. Salomo nawe umunyabwenge uruta abami bose uw'Imana yavuzeho gatatu kose kwimukunda yabaye imbata y'irari ribi nuko ubunyangamugayo bwarabubamba kubw'iyo mbaraga ikamura y'umugore. Oninde Salomo. Bavuze byinshi ntari bubonera umwanya ariko baravuze ngo iyi ntwaro ibihe byinshi n'imyaka ibihumbi ngo Satani yarayigenzuye muzo arwanisha zigacamo ngo asanga ari yambere. Intwaro yitwa ubusambanyi. Noneho hepfo kamperema hagati avuze ngo as we approach the close of time, as the people of God stand upon the borders of the heavenly Canaan, Satan will, as of old, redouble his efforts to prevent them from entering the God land. Hano baravuze ngo twegereje iherezo ry'ibihe. Ubwo ubwoko bw'Imana buzaba bahagaze ku nkengero za Kanani yo mu ijuru. Satani nk'uko yabikoze kera azakuba kabiri imbaraga ze kugira ngo buze ubwoko bw'Imana kwinjira mu gihugu cyiza. He raises his snares for every soul. Iyo mitego azayitega imbere ya buri mutima. It is not the ignorant and the uncultured male that need to be guarded. He will prepare his temptations for those in the highest position in the most whole office. Hano baravuze ngo abaswa n'abatarize cyangwa se n'abatajijutse sibo basabwa kurindwa iki kigeragezo cye gusa ahubwo azategura ibishuko
abishyire n'abari mu myanya ikomeye cyane, abishyire imbere y'abari mu myanya ikomeye cyane mu itorero, abicaye mu myanya yera. Bakoresheje superlative ku Bongereza ni in the highest position. Ni ukuvuga ngo abazabitega imbere ntabwo ari abaswa batize, ntabwo ari babandi bo mu kabande batazwe, ntabwo ari babandi bafite ubumenyi bukeya, ngo azanahangara na babandi bari mu myanya isumba iyindi cyane mu itorero, babandi bari mu myanya yera. Ni ubuhanuzi bubi nababwiye abantu bahanuriwe. Ngo Ikinyarwanda ni 230. Ikigambiriwe ngo azabagambiriye kubuza kanze nkomeze hepfo, if he can lead them to port their soul, he can through them destroy many. Nabasha kwandurisha iki cyaha imitima yabo, ngo kubwo kwamamara kwabo bari mu myanya ikomeye cyane, ngo azarimbura abantu imbaga. And he employs the same agent now as he employed 3,000 years ago. Icyo gikoresho cyitwa ubusambanyi azagikoresha nk'uko yanagikoresheje mu myaka 3000 bishize, kuko cyamugejeje ku musaruro. By worldly friendships, by the charms of beauty, by pleasure seeking, mirth, feasting, or the wine cup. Bavuze byinshi, he tempted to the violation of the 7th commandment. Anyuriye mu kugirana ubucuti n'abisi, mwumve inzira zisambana. Anyuriye mu kugirana ubucuti n'abisi, anyuriye mu gukunda mu gutwagwa n'uburanga. Kugirana ubucuti n'abisi no gutwagwa n'iki? N'uburanga. Anyuriye mu gushaka ibinezeza, anyuriye mu bisetso n'ibirori, anyuriye ku gakombe k'inzoga. Izo nizo nzira zakoresha ngo gusha abantu mu kwica itegeko rya 7. Ndabisubiramo, mwumva inzira zica itegeko rya 7. Iya mbere ni ukugirana ubucuti n'abisi. Ubwo n'Abakorinto ba mbere 15:33. Ntimuyobe kwifatanya n'ababibyonona ingeso nziza. Inzira ya kabiri ni ugutwagwa n'uburanga, aho muri kubona abantu babuze ibyo bakora. Nawe murabona nyine ko ari ikibazo. Abantu babuze ibyo bakora, ugasanga umuntu kuva mu gitondo kugera nimugoroba niwe wiwe yizunguruka. Sigaye mbona abakobwa bo nkagira ngo baranasaze na nijoro. Mujya mubabona namwe? Nibyo bagize umurimo, urwara amasaha 2, urundi 2, umunwa iki. Mbese ukagira ngo niko kazi bashinzwe n'Imana, ukagira ngo n'ugukiranuka. Noneho ibyo nibyo bita gutwagwa n'iki? Satani waba ari gukora, nta nubwo rigerangi rye ripfa ubusa. Ubwo uri kubise habazi cyarakora, kandi bamwe babigeraho. Hepfo baravuze ngo ibirori, gushaka ibinezeza, inzoga, ngizi nzira Satani azakoresha kugira ngo uriho wese amutere kwica itegeko rya kangahe? Rya 7 rivuze ngo ntugasambane. Noneho rero niba mumaze kubyumva, twegereje Kanani yo mu ijuru. Ntabwo imbaraga yakoze kuri Salomo, ariko Salomo muri kumureba afite ibitekerezo byiza, ariko ubwirwa ngo ushaka iki ngo nkiguhe, agasaba ubwenge. Wasaba umuceri. Dawidi uri kumureba ahagaze imbere ya Goliyati n'inkoni n'umugozi, ariko banga ibyo ntibinkanze, unteranye amacumu n'agacumu n'uducumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo wasuzuguye. Wari waba intwari hehe wewe? Ngo imbere y'umugore Sambori vundagara, uri kwiyogera utamuraritse, yaraguye agwa hasi. Ubwo se mwareba Samusoni, muzasoma Abacamanza 13, 14, 15, muzajya musoma ngo umwuka w'Uwiteka ngo amuzaho cyane,
ngo afata intara aratatamu ngo umwuka w'Uwiteka ngo amuzaho cyane ngo abafashe ngo igufwa ry'umusaya w'indogobe ngo agarika abantu 1000. Umwuka w'Uwiteka ngo amuzaho cyane akumakuma ingunzu agira 300 azishyiraho umuriro. Uwabatuma imwe ntayo mwazana, ingunzu imwe ntayo mwazana. Ariko umuntu wajweho n'umwuka w'iki w'Imana kandi akaza ku rugero rungana iki cyane, yarangiza umugore akamutwara ubwenge kugeza ubwo arajya naramubwira ngo sheri, muzasome igifaransa, ngo ni ibiki byabasha kukuboha ugashoboka, bakaguha se igikoma. Uri wakubwira ngo ni hehe ujya unywera ngo nzaguha uburozi rwose ndagushije, wahamurangira. Ariko we baramubwiraga agateta ngo nyine ngo urabona ngo ushatse ngo isuri ngo mbisindwe ngo zitaruma ngo nacogora ngo nkamera, akabivuga. Uko byagendaga akabibona ko nta mikino ibirimo, akanarenga kongera. Bwa nyuma bwa kane baramubwiye ngo wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima. Ubwo guhuza nawe umutima ni umunsi azaba muhitanye. Uwazwagaho n'umwuka w'Uwiteka cyane agushwa n'iki? N'umugore. Nuko n'abandi twegereje kwinjira muri Kanani yo mu ijuru. Satani azakuba imbaraga ze nk'uko yabikoze kera kugira ngo abuze mwebwe muri aha kwinjira muri Kanani ya hehe? Yo mu ijuru. Muri iki cyigisho ntabwo turi kucyigisha hari uwasambanye ntawe. Dore ko hari n'abavuga bati buriya byakazi bafite bya mikorosikopi. Oya ntawe. Ubu tuvugana ntawe. Cyetse ibyo ntaza ariko ubu tuvugana ntawe. Ariko reka tubivuga ari ntawe, nibyo byiza. Ntawe pe, ibyo mbabwira kandi ni ukuri. Reka tubivuga ari ntawe, kuko niba ari ubuhanuzi buturi imbere byanze bikunze bufite abayoboke. Kandi nibyo twabonye byo nyine birahagije. Noneho nifuje ngo tuvuge ibintu bitandukanye kuri iki cyaha. Ubwo ingingo ya mbere niyo turangije, nuko ari ubuhanuzi bwahanuriwe kino gihe bubi, akonda karangira. Noneho aka kabiri, iki cyaha gikorwa n'abasenga n'abadasenga, gikorwa n'abantu bose. Reka kakagingo tukite ngo gifite n'iterambere. Iki cyaha gifite iterambere. Nuba ngo hari iterambere ryo gusambana. Ibyo yenda ndaza kubivuga mbatondekeye ubwoko bw'ubusambanyi. Turi kwigana turabigisha, abenshi turabigisha. Ntabwo ariko ngiye kwimbika idonido, ariko nibura nawe ujye urumva kugira ngo nibyo uzabona nibizakunyura imbere giye kujya bigutambukaho gusa bitagize icyo bigusigira. Kuko narasomye cyane nko ku babyeyi muri Ezekiyeli 9:4, marayika uri gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu b'Imana, abagishyirwaho nabanihira ibizira biri gukorerwa mu isi byarangiza bikabatakisha. Hari ibiri kubera mu isi, iyo utabigizemo uruhare ngo ube wabikoze, ariko kandi bigatambuka utababaye, nawe uri mu batashyirwaho ikimenyetso. Muranyumvise? Oya niyo utabishima, kuki utababaye? Umukobwa wawe urihira minerivare, uguseserera mu nzu, ugaburira n'isuve ni wowe uyigura, yambara mini ati mu nzu yawe. Byanditse muri temwanyaje ya mbere paje ya 83, ahanditswe ngo abantu bose bari munsi y'igisenge cyawe. Ni igifaransa. Under your roof. Munsi y'iki? Igisenge cyawe. Amategeko y'Imana wayobotse bazayumvire bari iwawe. Ni condition sine kwa none, ntabwo ari imishyikirano, ahubwo niko bigomba kumera. Ariko dufite ababyeyi nabo bajya babona akana ke kadasa n'utundi twana kaba kasigaye inyuma, nuko akabireba nibambere icye ngo nyine ngo wagira utengo abana b'ubusengo cyetse kugaburira we
yakwemeza kuko uvuga uti nimvuga n'umutima ndagenza ute ndawubura ariko ikaramu niwe uyimuha ipantaro niwe uyimuha niyo bavuze ngo muzane kamambiri niweho n'uwaguriye telefone ni nawe umuha mitiyo narangiza azi ikarisi iri mu mugongo ipantaro iri munsi y'ikibuno ejo wongera usosora umuhereza ubundi si ukumva udapfunyitse ubusa upfunyitse ikirimo ubusa reka yenda aho nari ntambitse ariko reka mvuga utu tuntu ubusambanyi buri mw'amoko menshi katuvugayo turibuka kugira ngo buri wese atabura iyo abarizwa cyangwa habure bibe ari umugisha hari icyo gikorwa nyirizina gusambana ubwo ni ubwa mbere ni itegeko rya 7 kuva 20 ntugasambane ubusambanyi bwa kabiri bwanditse muri Mateyo 5:27 nureba umugore w'abandi yarangiza akamwifuza ubwo nawe abasambanyi ubusambanyi bwa gatatu ndetse n'ubwa kane n'ubwa gatanu reka tubusome mu migani 6 ni bwinshi bumwe nabusoma ariko reka tugerageze kugira ngo abantu babyumve 6 umurongo wa 24 byakurinda umubare w'inkozi z'ibibi no gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahanga kazi gushyeshya cyangwa se gushyeshyenga ibyo bise mu gifaransa za frateri ibyo byanditswe mu gitabo cyitwa inama ku myitwarire y'ibitsina ubusambanyi n'ubutane paje 289 mu cyongereza ni testimonies on behavior adultery and divorce baranditse ngo bari gusobanura ijambo maraya prostitute bari kuvuga maraya ni iki baravuze ngo maraya ni umuntu wese w'igitsina gore ngo utegera amatwi ngo amagambo y'igitsina gabo atari umugabo we ngo yo kumwogeza no kumurata ugasanga ngo ururimi Imana yaremye ngo ruri guhimbaza ikiremwa kazi cy'ikinyabyaha ngo maze agatwagwa nayo magambo abwiwe ngo niwe maraya uwo niwe musambanyikazi ubwo kandi uwabwiwe ayo magambo akamutwara ingamiro akayanezererwa niba abaye maraya uwayavuze nawe ni maraya mwanyumvise buriya uwayavuze nawe ni iki ni maraya ubwo gushyeshya nkuvuyeho uraberewe uri mwiza ujya uberwa uri n'inzobe birakubera ujya utambuka neza nawe akumva koko mu mutima biramunyuze ibyo byo kukogeza no kukurata no kugutaka ntubabare ngo ushyirweho ikimenyetso uri maraya ngaho 25 we kwifuza ubwiza bwe mu mutima we ubwo twari twabivuze kwifuza ni Mateyo 5:27 ngaho uwo murongo sindawurangiza kandi ntukunde ko kwica ijisho cyangwa se ibyo bita regard indoro ibyo bita kubongeka mu kirundi cyangwa se gutereka amaso nabyo ni ubusambanyi ibibyutsira ari ry'abarifite nabyo ibyo byiswe ubusambanyi ni icyaha gikorwa ku ruhare runini n'igitsina gore ubwo ni ubusambanyi 29 Mithali tu 6:29 niko bimera no ku muntu usanga muka mugenzi we kandi umukoraho wese ntazabura kugibwaho n'igihano gukora ku muntu gucya gusa ibi gusa mudahuje igitsina ni ubusambanyi muranyumvise buriya munyumve neza hariho kuramukanya bifite umwanya bimara bikaba bigenze ute mwaramutse muraho Uwiteka guhire kwisha hariho no gukora ku muntu kudafite icyo kumaze kusobanuye ngo niko we ibyo babyita atushema nabyo byitwa ubusambanyi ku buryo nabanje gushaka
kubereka icyo tugiye guhangana nacyo icyo ari cyo. Icyigisho cya 18 muri aka gatabo kitwa inama ku myitwarire y'ibitsina, ubusambanyi n'ubutane, nicyo kivuze icyo cyaha mvuze. Ariko ndasomamo paje y'150 kugeza 151 bavuze ibintu birebire, yenda kansomemo bikeya. Ndasoma handitse ngo une jeune fille qui s'abandonne aux attouchements des hommes est indigne du royaume des cieux. Inkumi yemera ko abagabo bayikabakaba bayikorakoraho ni 151 niho natarukiye. Uwo ntakwiriye kuzinjira mu bwami bw'Imana. Muranyumvise buriya? Ibi nongere mbivuge, iki cyigisho cyitwa service sexuel sur les enfants. Ubwo tugenekereje twavuga ngo nungukangura ibyo bishyika by'imibonano ariko ku bana. Nyira aha ngaha nongereho imico mibi y'ibirere n'amoko y'inzego z'abantu. Aho umusore uje iwanyu wese ngo yitwa uncle, ngo ndikubwira abongereza Muyomba, abaswahili akaba muyomba, ababanda akaba tonto, ibintu by'amafuti. Ubu ugasanga utwana tw'imyaka 14, 12, 10 turi n'abasore mu ngo dukina dukushura, ubwo bavuga ngo ututwe ngo n'utwana. Ni icyaha cyitwa ubusambanyi, ngo nibyo bya mbere byangiriza ubwenge bw'abana, ngo bikamara ibihindizo mu mitima yabo. Buri wese waremwe n'Imana afite kumwara, afite gutinya icyaha. Ariko iyo yamenyereye kenshi, amenyera amwicaraho aterura bagendana, bya bindi byari ibihindizo bigenda bigenza ute, bigenda bishira, ku buryo ubu hari ababayeho n'ubu byarashize ntabwo bagifite. Nubwo wamufata ku rutugu mwagenda n'imbere y'iki giterane ntimujya mubabona se, ahubwo ukamwara bari serious batagenda ute, bo batamwaye. None hano baravuze ngo cette pratique dégradante et fréquente ruine notre jeunesse. Iyo migirire ihindanya kandi ikunda kwigaragaza yonona urubyiruko rwacu. Feriez-vous sera sur vos propres enfants. Mbese uzi ngo ibyo mwabikora ku bana banyu mwibyariye? Mbese mwabikora ku bana banyu mwibyariye? Usibye ko ngira aha ngaha mu Busodomo twejeje no mu Rwanda uru rwa Gasabo bimaze kwigaragaza ko abakobwa b'amakumi basigaye bagirana imishyikirano na base, bagasambana bakanabyara batafashwe babishaka. 1, 2, 3, 4 ukagira 10. Ariko akuka kagihari. Madamu yarabajije ngo mbibye mukora kutwo twana wabikora ku mwana wawe? Ubu reka tuvuge ngo nabikora, kuko bari kugenza ute, bari kubikora byo bimaze yagusubiza ngo nabikora kuko uretse n'ibyo n'ubusambanyi bari kugenza ute, bari kubukora. Hepfo bavuze byinshi, ariko icyo nshaka nuko hano hari udukobwa tw'uyu mukecuru Madamu White arangije aravuga ngo akurikije ububi bw'icyo cyaha, icyo cyo kugenza ute, cyo gukorakora, ngo aho kugira ngo asange hari uwamukoreye ku twana, we asanga twapfuye bari kuduhamba. Nicyo yahisemo, ngo akurikije ububi bw'icyo cyangwa ahubwo bya afadhali asanze twagenze ute, twapfuye batadukozeho bari kuduhamba ari udukiranutse, ngo kuko azi ko byonona ubwenge. Niyo mpamvu mujya mubona abana bamaze gukamirika. Ibyo twe tugitinya, umusaza yinjira mugahaguruka ukabona inkumi yigeretse akaguru ku kandi, cyangwa ugasanga umugore w'imyaka 18 kuko bariho atatinya kubwira umusaza ngo yewe muhungu, ngo higabire ngo wa muhungu ngo uyu nuwahera. Iby'icyubahiro, ibyo gutinya, ibyo yabitereye bitewe nuko ibihindizo yabimazwemo hakiri kare. Noneho ibyo mvuze ni 153 kino gitabo, 153. Ntabwo ndahasoma kuko yenda ndi kubereka ubwoko noneho bwo gusambana. Muri ubwo
bwoko bwo gusambana. Niba gusambana ko mu ntekereza ari ugusambana, abakurambere n'abahanuzi cya cyigisho cya 41 nahavuze ngo page 460, yet we have work to do to resist temptation. Ngo ariko ngo turacyafite umurimo wo gukora kugira ngo duhangane n'ibishuko. Those who did not fall a prey to Satan's devices must guard where the avenues of the soul. Abantu bose badashaka kugwa mu mitego ya Satani. Abantu bose badashaka kugwa mu mitego ya Satani barasabwa kurinda neza inzira zabo z'ubwenge. Abantu bose badashaka kugwa mu mitego yande ya Satani barasabwa kurinda neza inzira zabo z'ubwenge. Yavuze inzira z'ubwenge nukureba, ubwo n'amaso, n'amatwi yumva, n'amazuru ahumurirwa, n'ururimi ruryoherwa, n'uruhu rukabakabwa. Aka gatoya k'igifaransa ni 360. Ngo abantu bose badashaka kugwa mu mitego ya Satani barasabwa kurinda neza iki? Inzira zabo z'ubwenge. Noneho hepfo baravuze ngo they must avoid reading, seeing or hearing that which will suggest impure thought. Ngo nibirinde cyangwa se nibibuze gusoma, kwitegereza, gutegera amatwi ikintu cyose cyabakangura nk'igitekerezo gipfuye. Yaba mwari munyumvise, abantu bose badashaka kugwa mu mitego yande ya Satani nibarinda inzira zabo z'ubwenge. Bazazirinda bati? Babujijwe gusoma, babujijwe kwitegereza, babujijwe kumva ibintu byose byababyaramo ibitekerezo bibi cyangwa se ibyiyumviro bibi. Ubwo biravuze ngo iyo uri kwitegereza pornography ubu uri ku rutonde rw'abasambanyi. N'amashusho y'abasambana n'abambaye ubusa. Kandi ubu n'ubu wabagota buno nizi ziraha ku meza, uwabagota akazifata ntabwo nayirangiza ntayibonye. Buri igiti cyabuzanijwe kiraryoha, gitera amatsiko. Nubwo wabwira umuntu ngo hari abahaneye ntuharebe, ntabwo yakwemera gutambuka atarebye niba yarasa umweru cyangwa umukara. Umuntu agira amatsiko cyane. None ibyo yavuze ngo za pornography ngo zisha abana, tujya tubivuga ahubwo ugasanga umuntu ngo ariko ibyo byisha abana ni ibiki. Ugasanga n'umuntu w'umugabo nawe agiye kugeza ute ngo mukire no kuri telefone. Ahubwo ugasanga niho tubikoreye amavuna yo kubishakira abayoboke. Reka nkubwire ubizi utabizi, yewe nta nubwo ari ibyihishe mwijya mugira ngo ubwo birihishe. Buriya n'igihe utunga telefone ubwo ukagira ngo hari uko wabihishe sinabibona, kandi nagenza ute nabibona. Hari ibitazwi, hari n'ibizwa abantu babonye. Ubwo ni ukwitegereza ibintu byose bishobora kugukangura mu intekerezo zipfuye, ni ubusambanyi. Muri uko kwitegereza, niba ubyitegereje ukagira intekerezo mbi, waba ubaye umusambanyi. Uwakora ikizibyara nawe yaba abaye umusambanyi. Nongere mbabwire ngo igitsina gore Satani yabagize igikoresho cyiza. Nabo udukecuru buno bari kwisuma, njya ndeba mu makwe ugasanga agakecuru kazanye inkunyunyu nako kanitse udutugu, agashumi niko kamanutse. Barashaka ikintu cyose cyatuma. Reka mbaze mbisome page y'ijana. Mvuze umukecuru ariko ari mwe mvuze. Ku rupapuro rw'ijana kino gitabo ni inama ku myitwarire y'ibitsina, ubusambanyi n'ubutane. Ijana ni icyigisho cya Testimonies on Behavior, Adultery and Divorce. Les femmes instruments de la tentation, ni page y'ijana. Igitsina gore nibyo bikoresho Satani afite by'ibishuko. Chapitre
ya 11 ndasoma havuze ngo des femmes deviendront des tentatrices et mettront tout en œuvre pour attirer à elles l'attention des hommes. N'ubahanuzi ubwo madame itabivuga bwari inzagi icyo gihe bari bagifite agahenge aranditse ngo abagore bazahinduka abashukanyi ikindi kandi igishoboka cyose bazagikoresha ngo banikurireho abagabo kubareba. Muranyumvise? Ubwo ahandasobanura mvuze ngo uwambara ibintu byose bibyara irari mu barifite ibitekerezo bibi ni umusambanyi. Muranyumvise buriya? Ubwo ndavuga ibigufi, ibibonerana, ibibahambiriye, abanika zimwe mu ngingo, mbese hari ukuntu banigira tu kuko hano baravuze ngo igishoboka cyose bazagenza ute bazagikoresha. Ubwo mushobora kwibwira ngo ndi kuvuga n'abapagani dindiri, ariko ndi kuvuga abagore gusa muri rusange, kuko niba mushaka kubyemera uzirebe burya kabi karimenya. Rero kabi karimenya iyo abantu bari kwambara bakagira uko bigira ngo batoke, umugani w'Abaswahili, ntabwo abagore baba babikoze ngo batoke imbere y'abandi bagore. Iyo abiri teraniro ryose ryari iry'abagore ukarimaza amezi 6 hano ari iry'abagore n'ingonera ntimwaba mugikaraba. Ngo ni gukaraba iki gusa turi abagore. Ubwo nuvuga ngo utwo utujyazi bishyiraho baba bashaka ngo tube neza imbere y'abandi y'abagabo. None hano baravuze ngo igishoboka cyose bazagishyira ku murimo kugira ngo banakunde bagenze ute bakurure igitsina gabo. Et les chercheurs tout d'abord à gagner leur sympathie, puis leurs affections, afin de les inciter à transgresser la loi divine. Ngo bazakora uko bishoboka kose batume impuhwe z'abagabo ziberekeraho, maze abagabo babakunde, ngo maze babakururire mu kwica itegeko rya karindwi. Kugeza ubwo mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 2 page 280 muzageze na 281 baravuze icyo kora ngo umugore ngo nibura wagerageze no katurebe mu nkundire nsome y'Igifaransa. Katurebe kande mpagere. Ni Ibihamya by'itorero umuzingo wa 2 cy'Igifaransa 281 nahavuze ngo Icyongereza ni umuzingo wa 5 muzare 591 kugeza 603. Nari amagambo bavuze ngo trop souvent les femmes sont les tentatrices. Kenshi cyane abagore n'abashukanyi su un prétexte ou su une autre, mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Elles attirent l'attention des hommes mariés ou célibataires et la retiennent jusqu'à ce qu'ils transgressent la loi de Dieu, que leur utilité de rêve soit détruite et que les lames soient en péril. Baravuze ngo bajya bikururiraho, bajya batuma abagabo babarangarira, baba bubatse n'abasore bakabatwara n'ibintu bakabakururira kwica itegeko ry'Imana, maze kubingira akamaro kwabo kugasenyuka, nuko ubugingo bwabo bukajya mu kaga. Aho nshatse navuze ngo si les femmes voulaient élever le niveau de leur vie et devenir des ouvriers avec le Christ, leur influence serait moins dangereuse. Ngo wagira ngo abagore nibura bose bifuze kuzamura urugero rw'imibereho yo kwera, uwagira ngo noneho bifuze kuzamura urugero rw'imibereho yo kwera, bagahinduka abakozi bakorana na Kristo, nibura iyo mbaraga yabo ngo nibwo mwedangereze, ibyo bita mwedangereze, nibura basigara babaye akaga gake.
uwagira ngo bihatire kuzamura urugero rwo kwera nabo bakumva ari abantu baharaniye gukiranuka nibura basigara ari iki ari akaga gakeya ariko nako niko noneho mwumve igishakwa n'icyari kigambiriwe kwari kugira ngo mumenye ngo hari ubuhanuzi bubi twagenje ute twahanuriwe muri ubwo buhanuzi bubi ubwo niho mbabwiye igikurikiyeho twari turi kuvuga ku moko y'ubusambanyi bitewe n'uko iki cyaha cyagize iterambere ubwo duhe kubiri gukorerwa iwacu nibyo mvuze ariko cyane cyane nongere nsindagire ku kibazo cyitwa imyambarire n'ibyo twumva n'ibyo tubona ku mateleviziyo mu bitabo ibyo dusoma ku maradiyo yewe bano basore banyu bo reka mbabwire usibye Imana yo mu ijuru nandiko byanditse mu gitabo baravuze ngo uretse Imana yo mu ijuru ngo naho ubundi abasore ntibazabona ubugingo buhoro temwenyaje ya mbere ni paji 154 hari gukomeza 54 kugeza na 5 gusa Imana yo mu ijuru irahari ntabwo ndi kwihebesha irahari ariko hatabayeyo twari dukwiye guheba tukavuga ati wapi byararangiye ariko iyo Mana igenje ute ubu bana basore bazi ibiririmbo bya bimwe byo kuri radio by'amafuti hari ujya atangira imwe akagira ebyiri akagira 10 20 akagira 30 numvise nuri kuririmba nizo uruganda ataruzi ukumva arayiririmbye agashyiraho n'igiswahili agashyiraho n'icyongereza aragiye inka no kwandika atagenje ute atabizi ibyo bijya mu bwenge bijyamo iyo urebye bijyamo iyo wumvise bijyamo iyo usomye nuko ibyo bikaza bikabyara ibitekerezo bibi byaba biri kugusha ku busambanyi nawe ukabura iki ukabura umusambanyi noneho katubivuge kare ikibi gikura nta fumbire nta nubwo gisaba ba propagateri bo kucyamamaza ubu ku isi igihugu cy'Ubufaransa nta nicyo giciye agahigo mu cyaha cy'ubusambanyi muri Afurika igihugu cya Botswana nacyo giciye agahigo cyo na Namibia ni 54 temwenyaje ya mbere 54 y'amagambo nayo mbabwiye cyo na Botswana barakubwira ngo abantu 10 icyenda baba bagwaye sida icyaha giterwa n'ubusambanyi indwara ikomoka ku cyaha cy'ubusambanyi n'ubwo ifata n'abatagikoze umwe gusa niwe uba uri muzima ubwo muri kunyumva buriya kandi ubwo ntabwo ibyo bihuga ari uko biri kure none iyo tekinoloji y'iki cyaha mu maduka nay'iwacu mu mudugudu puridanse ziracuruzwa nibyo niwanyu noneho abanihira ibizira bihakorerwa bikabatakisha twabonye ngo niwe bazashyirwaho iki mu maduka y'abavuga ko basenga zirimo ko muri guhuba mu madini ho nubwo waba uri umukorari mu bapendi nubwo waba ibyo nta kibazo byo baragwemeye ariko gusanga n'umuntu nawe uvuga ngo ategereje kuza kwa Yesu iyo ni tekinoloji y'icyo cyaha ku buryo ndetse namubwiye aguha ibindi bisobanuro kandi bijya kugutsinda hari uko kugira rwose arakwemeje mbese buno ukuri niko kumwaye naho ibinyoma byo bihawe intebe ubu hari gukorwa abagore ugafata urugendo rwawe bagakora umugore muri plastique wujuje ibyangombwa by'umuntu ariko atari umuntu ugakubita umugore wawe mu marete nuko iyo uzagera muri hoteli ukarana n'umugore wawe abagabo barakogwa ubwo n'umugore nawe akagenda yajyanye n'umugabo ubwo mu Rwanda ibyo mvuze birimo ubwo n'ubusambanyi ibyo mvuze mu Rwanda birimo ibyo nabyo niki n'ubusambanyi hari abikinisha byo bita masturbation cyangwa se masturbation ibyo n'ubusambanyi iyo ababyari icyaha ku Mana gusa nubundi yaragwiyemeje igira imbabazi ariko ni n'icyaha kuri nyiracyo kuko kimwonona bitera indwara nyinshi zirimo umwijima zirimo gukingura imbuto za kanseri mu mubiri
zirimo ubwonko butagira gahunda byose de la brema di cerveau, zirimo impyiko, zirimo umugongo udakomeye, zirimo ibicurane bidakira byo bise rhume chronique n'ibindi. Noneho amaherezo umunyu wa zinc ushize mu mubiri, ukora icyo cyaha arasara. Noneho ubwo ntaba agicumuye ku Mana gusa, ahubwo nawe ubwo akaba agenje ute yigiriye nabi. Ubwo nabikinisha ibyo bita punyeto kwa Waswahili. Ni icyaha cyeze kirigishwa mu madini, kirigishwa muri za societe, mu maorferina, mu mashuri, bakabwira bati no, ikingenzi nuko nta muntu mwajyamanye, nta cyaha wagenje ute, nta cyaha wakoze, ni ukwigwanaho. Ni uko isi ikabyemera. Icyo mwumva abanyabwenge bajya bagwanyaho Imana bagendeye ku hame rya Sigmund Freud kubaherukana n'ishuri. Yenda iyo ne kujyayo, ariko ni ukuri iki cyaha kimaze kugira iterambere. Noneho ubu abantu basigaye babireba kuri televiziyo, n'ibintu birebwa n'abantu benshi. Iyo byashyizwe ku rubuga rwa internet n'ibyo by'ubusambanyi, nibyo bikubwira rero ngo isi yacu imaze kubora. Noneho nimureke iterambere ry'iki cyaha twe turibone nk'iteranyuma yaguye. Abanihiri bizira bihakorerwa bikabatakisha nibo bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Iyo ngingo nayo mureke duse n'abayisoreza aho ngaho. Ngeze ku kagingo kari kutubwira ngo iki cyaha gisize icyasha kuri nyiracyo. Aha ibyo ngiye kuhavuga ni mu nyungu zanyu. Ibyo ngiye kuhavuga byo ni mu nyungu zanyu. Yenda nsomye nk'aka gatabo ndabaha ingero, ndabaha nk'amapaje 3. Paje ya mbere iri ku rupapuro n'urupapuro rwa katurebe kamagere. Ego ndumva ngaho abaherukana n'iki gitabo banyibutsa avuga ngo nababwiriza, kuko bo sinshaka kubatindaho cyane. Ubwo ababwiriza nimvuga ababwiriza ni mwe mwese mwicaye hano, muhagare imbere y'abandi mukabigisha, yaba umurinzi, yaba kubaririmbira, yaba no kuhatangaye ndase n'amatangazo. Aba biswe ngo bajya bayobora abandi. Itorero rikaba ritatinya kukutumuka abantu ukagera iriya. Abantu bose baguye mu ibyo byaha bihereranye n'ubusambanyi, ntabwo ari ibyaha bitababarirwa, birababarirwa. Siza munyumvise bigenze ute? Iyo umuntu yihanye amaramaje agenze ute? Arababarirwa. Ariko arababarirwa, ikibazo ntikibe kirangiye. Nako kagingo nshaka kuvuga kugira ngo ejo butazandagara nka Dawidi. Kambabwira amakuru ya Dawidi. Samuel ya mbere 10. Hari itegeko ko urugamba ruremye rujya imbere. Arangije ngo Dawidi ngo yisigarire i Yerusalemu. Muzasoma umurongo wa 1 n'uwa 2 ngo ariko Dawidi we yisigariye i Yerusalemu, abandi bagiye ku rugamba. Icyo cyari cyaha cya mbere cyanditswe mu bitabo ibihamya by'itoro umuzingo wa 2 y'Igifaransa baje 62, aho bavuze ngo gutandukana n'inshingano nubwo yaba nto mu byo Uwiteka yavuze, gutandukana n'akantu nubwo kaba gato mu byo Uwiteka yavuze. Ngo uruhuri rw'inzitizi ngo nirwo ruza rukakwirohaho, ngo rukazasiga rukuvanye mu nzira igororo. Ngo uruhuri rw'inzitizi utatsinda ngo ruraza rukakwirohaho, ngo rukazasiga rukuvanye mu nzira igororotse itunganye. Ubwo icyo ndi nakasha nyiri iki cyaha agenze ute asigarana. Reka nkubwire ngo n'umukecuru w'imyaka 50 none ariko watwaye inda y'indaro mu mfura yavuyemo n'uyu munsi wa none, kandi Imana iramwemera. Muranyumvise buriya wagutuma imfura zazindi z'imfura. Abantu baravuga bati yuse ntubizi ko
bagatera y'utwana kuko kumwe twihana Imana ikatwemera ntitube turi nk'ideni kuri abantu bo ntabwo bijya byemewe ntabwo abantu bijya abantu baravuga bati uyu wamwishinga n'ubundi yarabihoranye tusuye yakomokaho n'umugeni ugasanga ufite imiziro hari ibintu bari kukwagiriza bitewe n'icyo cyawe wagenje ute waguyemo kandi uwibye bikibagirana uwibye biribagirana pe uwajyaye inzoga akagera nk'amakesi 10 ku munsi byagenje ute byaribagiranye kandi nawe yari mubi ubwo se ntiyari mubi wari waricisha abana inzara imirimo akayimara inka zigashira we si mubi unaroye ahubwo ushobora no gusanga ingaruka n'ingorane yateje mu muryango ziruta iza wa wundi ariko sinzi nanjye ntibumbaze ariko mu bakora into babivuze ngo niba n'ibindi bikorerwa hehe inyuma cyo kiba cyakorewe mu bugingo imbere n'abantu bagihaye uburemere kugeza ubwo nubwo wakihana ucuritse umutwe ukihana ushinze amaguru umugabo ukuzi nk'umusambanyi hari igihe atahangara kugusiga iwe wenyine ntigeragenze ute akwizera kandi abandi bose barihana ibya kera bikaba byibagiranye bikaba bishize ubuzima bukagenza ute bagakomeza ibyo mvuze niba mutari munabizi muzabikore ubushakashatsi noneho muri ibi byigisho nababwiye nahavuze ngo nari ntere ku rugero rwa Dawidi asigaye Yerusalemu abuze icyo akora aratembeye ngo apfushe igihe ubusa ubwo ibyo ndi kuvuga byose ni ibyaha abuze icyo akora icyaha kubura icyo ukora ni icyaha kubura icyo ukora ni icyaha no mu cyateye Sodomo gusambana ngo bari bakize bagwije byose bakabura icyo bakora muzarebe mu makambi aho ingumi zitagira icyo zikora gusambana ni nko kurya muzarebe mu baguwe neza batagira icyo bakora ubusambanyi wagira ngo ni itegeko la paresse ubunebwe cyangwa se kugubwa neza ni nyina w'icyaha cyitwa ubusambanyi none habura icyo akora aratembera ngo barapfusha igihe ubusa pour temporiser kuzerera ngo ni nka kumwe mujya muvuga ngo kamena azunguruka umugore barahishe ngo ntawe kwicana n'umugore ukabura rungarunga gusa nta kiri gukora yarabuze icyo akora areba umugore uri kwiyogera ntabwo umugore yaje koga yagiye gutega Dawidi niba yararangaye niba hatari harakakinze simbizi ariko ntabwo yari yaburaranye we yari ari kugenza ute aramwitegereza nacyo cyari icyaha ubujijwe kureba ibyakubyutse mu bitekerezo bibi ni Yesaya 33 umurongo wa 15 handitswe ngo uzajya mu ijuru ngo nujya apfuka amatwi ngo atumve ibibi agahumiriza n'amaso ngo atareba ibi niko dukozwe niko turemwe ibyo urebye bigarura amakuru muri wewe kandi ukayibazaho ukanzura neza cyangwa ukanzura nabi kandi akenshi abantu banzura nabi kuko niho duhengamiye aho ni iwacu ntabwo ho twashakisha n'inzira tutabaza ngo inyuze ahubwo tugenda ute turayizi aramurungurutse aramwifuje amutumyeho bararyamanye akuye umugabo we ku rugamba amuhaye inzoga ngo asinde arari we byitwe ko inda yamuteye ariye umugabo aranze aramuhase aranze amuhaye urwandiko rurimo kumucisha umutwe ararujyanya tarusomye bamuciye umutwe umugabo arapfuye azize umugabo warayiwe uwo ni uriyo Dawidi ubwo Natani yaramusanze akamusobanurira icyaha cye uko yasambanye uko yishe Uriya muhoye umugore we Betisheba mwumva aho nashatse niho nashatse mvuga icyo gitekerezo cyose Dawidi yarababaye arihana ararira narasomye ngo uwo munsi Dawidi yarari kwihana ngo ni uruti yindi mu buzima yanejeje Imana si byiza amaze kwihana ngo nibwo bwa mbere buruta ubundi umutima wa Dawidi wanyuze umutima w'Imana ngaho mbabaze umuntu wageze ku munsi anyuze Imana kuruta ikindi gihe ni salama samahoro navuze rusayidi ni amahoro cyane ariko mwumve ndi gusoma rega ni abakurambere n'abahanuzi 701 imwe ya kera ni ikigisho kivuze ngo icyaha no kwihana bya Dawidi arangije kwihana Imana iramwemeye
ariko nubwo imwemeye ngo wamusabana wari waravuyeho. Imana yamwemeye ariko bwa bucuti ya intimite yagenje ute yarashize ku buryo n'Imana yanamubwiye ngo maze rero Dawidi kubera ko wahaye abanzi ugwaho go kujya barantuka nta kubabariye ariko inkota yo ntizava mu rugo rwawe n'ubusambanyi ntibuzava. inkota ntizava hehe mu rugo rwawe ubwo ni rwa ruhinja rwapfuye Amunoni abayishwe na Abusalomo bamurasira ku rugamba Salomo yica Adoniya abahungu bangahe bane niwe yagombaga no kuriha ya ntamba kubera yavuze ngo iyo ntama bampaye ko nsomira ijambo iyo ntama uzayiriha kane siko yabwiwe se iyo ntama ugomba kuyiriha kangahe yarayirihe abahungu be bane bagenda ute ntacyo yari kubikora noneho njyaho nashatse ndahasoma Dawidi ngo yaba ari mu bagabo ngo byarabanje ngo umuryango ukagira musuzugura abana be ngo bahereye ko nawe yandagaye bakaba bati twebwe se ubwo niho na Munoni yahereye akinda Tamara undi se papa yabikora birangije ngo yajya gucyaha abana be ngo akaziba ngo yibutse ko ibyo bari gukora ngo ari bo babaye nyirabayazana ngo yaba ari mu bandi bagabo ngo aho yasabwaga gufata imyanzuro ishikamye ya kigabo ngo iri suwa pararize niko mu gifaransa banditse ngo yagwaga ikinya ngo yibutse ko agiye kubacyaha yarakoze ibiruta ibyo bo bakoze arinda henuka yemewe n'Imana ariko ibara rimeze nk'iry'inka bitagenze ute bitamuvaho ubu n'uwabwira uwabyaye nk'ibinyendaro bibiri ngo ahagarare hano yigisha inkumi kubyara ibinyendaro ntabwo yabivuga yavuga ibindi yabigisha guteka no gusasa ariko kuvuga ngo ngo mbese utwaye ikinyendaro ngo ntabwo yabivuga nabwo abivuze yabanza gusaba indi mbaraga akabanza agatimba umugani w'abarundi nibwo yabona kubivuga kuko icyaha yari yarakoze yari yarazibye umunwa cy'ubwacyo kimuzibya umunwa ngo icyo yakoraga muzagisome ngo yafataga utunanga ngo akicurangira za zaburi nazo nta zaburi z'ibigwi zirimo nta myato ahubwo ko ari kuvuga ngo ngize urubanza rw'inyama y'umuntu ngo iyi ni iy'amazamuka ngo iyi ni iki ibintu birimo agahinda gusa ngo ni wowe nacumuyeho ubwo ibyo ni ibigwi ngo mbabarire kubw'imbabazi zawe hisha amaso yawe ibicumuro byanjye ntunkureho umwuka wawe we nibyo yigwagamo kuko nibyo yari yemerewe kuvuga ariko gufata ingingo nk'iz'abagabo ngo ahagarara ashikame ibyo yari yarabinyazwe bitewe n'icyaha yagenje ute yakoze reka mbabwire ngo iki cyaha kigusigira ibara rimeze nk'iry'inka diepe pardonne et riprendro ndi gusoma igitabo cyitwa pour un bon équilibre spirituel et mental cyangwa se mind character and personality ku rupapuro rwa 693 nagasubi kavuze ngo l'empreinte de pensée kameremo hagati Imana Dieu peut pardonner et il pardonnera les pécheurs qui se répandent mais bien que l'âme reste souillée Imana ishobora kubabarira kandi izababarira umutima wose wihanye ariko na nyuma y'uko ubabariwe uzaguma wanduye. Dieu peut pardonner Imana ishobora kubabarira et pardonnera les pécheurs qui se répandent kandi izababarira umunyabyaha wese wihanye mais bien qu'elle soit pardonnée l'âme reste souillée ariko na nyuma yo kubabarirwa umutima uguma wanduye ni ryabara navuze. La capacité de développer des pensées élevées qui est accessible à un esprit non affaibli et détruite ubushobozi bwo gukuza intekerezo zihanitse mwabyumvise ubushobozi bwo gukuza intekerezo zihanitse qui est accessible à un esprit non affaibli et détruite ubushobozi bwo gukuza intekerezo zihanitse zituma ubwenge cyangwa se umuntu ahagarara adacitse intege ubwo bushobozi bugenza ute burasenyuka détruite bugenza ute reka nkubwire mbese iyo wahangaye kantanga urugero ku nkumi n'abasore nturi umukobwa
sorry nturi umudamu ngo ni umugabo wawe, urahangaye ushiritse ubwoba ubaye kuko ni ubutwari. Kumva uri inkumi ugangara kujya kurana n'umugabo, ukumva urabihangaye, urahagurutse iwanyu ugiye kumusura, ugeze iwe urinjiye mu cyumba muri babiri nijoro, ukumva wakamiritse, mbese urahangaye. N'abageni bashyingiwe baragendaga bari kurira, wowe ukagenda wakamiritse uko wahangaye n'akari karimo byunyuye wakamaza. Ubwo rero na nyuma yo kubabarirwa ariko uzanabukamiritse. Ubwo no bango ibyaguteye uko byagushoboye mbere niho habaye urugamba rukomeye, naho nibigaruka ibarabara rigenda ute riraharuye kuko urakamiritse. Ubushobozi butuma wikingira ibibi buba bwaragenda ute bwarasenyutse. Niyo mpamvu yabaye twakoraga ibyaha gusa ntacyo byari bitwaye, dukora ibyaha nabyo bidukoza ukundi. Niyo ngorane mwe muntu afite. None ingingo numva nakabaye ari kunyunganira hepfo entouré la me gardera ses cicatrices pendant toute sa vie. Umutima uzabana izo nkovu ubugingo bwawe bwose. Umutima uzabana izo nkovu iki? Ubugingo bwawe bwose. Recherchez donc la foi qui agit par amour et qui purifie le cœur afin que nous puissions refléter le caractère de Christ devant le monde. Ndumva hano baravuze ngo dushake noneho kwizera gukorera mu rukundo kukeza umutima kugira ngo tubashe kurabagirana imico ya Kristo imbere y'abisi. Ndumva akari gashakwa ni kari akavuze ngo wagikoze wababariwe Imana yakwemeye mu ijuru uzajyayo. Ariko umenye ngo ugiye kubaho ufite iki? Inkovu ahanyereye ntihuma. Niko Abanyarwanda baciye umugani, ubwo nabo bari babirabuswe. Noneho reka mbabwire ngo ya mapaje nari nshaka ni menshi, sinzi uko ndayabaha yose, ariko ndabarangira icyigisho kiri kuvuga ku bya Stefano. N'ibyigisho byinshi muri iki cyigisho, ukamvuga ayo magambo ko avuze ntabahaye amapaje muzayisomere. Aravuze ngo aba bantu bose bagiye bagwa mu byaha by'ubusambanyi, ariko bo bari mu byo bise les postes de confiance, ni imyanya yo kwiringirwa cyangwa se positions of trust. Aba bagiye bakora iki cyaha bari mu myanya yo kwiringirwa. N'abaririmbyi, n'intumwa, n'abakora amatorero, abo bashinzwe abantu barenze umwe, abo bashinzwe amatorero arenze rimwe. Na nyuma yo kwihana Imana irabababarira, nta nubabuza gukorera Imana. Ariko iki gitabo kiravuze ngo nimubareke bakorera Imana mu buryo buciye bugufi. Ngo buciye bugufi ni ngwiki? Naho iwabo bajye bigumira aho iwabo, ariko ntabwo bongera gushingwa uburemere bw'imitima iyo, ahubwo bashinzwe iwabo. Nibongera kuba beza iwabo, bakongera kugarurwa icyizere iwabo, bakongera kuryoha iwabo, akeza karigura, bazongera barenga agasozi. Ariko nibabanze babe hehe iwabo. Ni ikintu nshaka kubabwira ngo ni icyaha yaho wagikoraga gusa kikigukore, gisiga kikwambitse ibara ku buryo hari abaryambaye bazanaryambara ntunababare. Yobu 12:5, Yobu 12:5 nicyo nakundiye Dawidi. Muri Yobu 12:5 haranditswe ngo umutima uguwe neza urimo gusuzugura umuntu ubonye amakuba. Nshaka havuze ngo abanyerera bagenewe gusekwa. Abanyerera bagenewe iki? Gusekwa. Yobu 12:5. Ngaho Samweli ya 2:16. Samweli ya 2:16 kadebe niba ariho muzahisomera. Yego, muzahere ku murongo wa 5 mukomeze. Ni Shimeyi atuka Dawidi. Dawidi yakoze byaha, arahunze, umuhungu aramutwiragije ngo ari kwirukanka ari gukeraga hakurya y'akagezi. N'undi muntu witwa Shimeyi nawe anyura hakurya yako, ngo bayamubonye ati dore rwagwicanyi rw'urugome, aramutuka ngo Imana irugaruyeho amaraso ya Sawuli guhisha n'inzu ye rwafashe rukayizungura, aramutuka.
nubwo yari ari guhunga yari agifite abasirikare b'intwari. Umwe aramubwira ngo ariko ngo mwami databuja ngo ni iki gituma tureka iriya mbwa ngo ikakomeza gutuka umwami databuja ngo nyemerera ngende nzane kiriya gikano. Kandi koko yari ari kumutuka bati kose zankoraho ko Uwiteka yamutumye kunduka uri kumuburiza iki? Uwiteka ko mwihereye uburenganzira ngo nduke ushaka iki? Niko yavuze Dawidi. Arangije abango ngo urareba umwana wanjye nibyariye uko angenza siwe mpunze ngo hanswe ramumenye mini si uburenganzira byawe kunyitukira. Ngo hari yenda nanduke yandukaga ngo Imana ikazareba iyi nabi ngirirwa ngo ikazanyibuka. Iyo wakoze iki cyaha wambara ibara kandi ujye wemera uryamba. Kuko abanyerere bagenewe kugenza ute? Ikiruta ibindi ni ukuwihanye Imana igenza ute? Iramubabarira. Ikibazo kikaba kirangiye. Reka nambabwire mwijya mutinya ingaruka z'ibikozwe nko gutinya kubikora ngo bye kuzana ingaruka, naho igitewe byanze bikunze kigomba kwera umusaruro wacu. Kumva aka kagingo mwankundira nkakarangiriza aha ngaha. Ku ngingo ibanziriza irasoza iri kuvuga ngo umugaragu w'Imana none yakifatate imbere y'ubuhanuzi bubi. Umugaragu w'Imana yakifatate imbere y'ubuhanuzi bubi. Mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23 avuze ngo mwirinde ikibi nimurangiza mwirinde n'igisa n'ikibi. Ntarasoma amagambo menshi reka mu gitabo cyitwa Ministère Evangelique cyangwa se Gospel Workers ikigisho kivuze ngo kugenzura umutima. Abafaransa ni 271 haranditswe ngo bari gusobanura isomo ryo mu Baheburayo nubwo ritahanditse 12 umurongo wa mbere rivuzwe ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Mu zindi birabavuze igicucu ariko ni igicu. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Nshakira ijambo rivuze ngo twiyambure ibituremerera byose bijyane n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Nako ndasobanura. Iyo bavuze ngo icyaha kibasha kwizingira umuntu vuba mu butumwa bwatanzwe mu muzingo wa mbere paje y'104 avuze kwigenzura. Baravuze ngo genzura intekerezo zawe, ugenzura imikorere yawe, ugenzura imigambi yawe, ugenzure bavuze byinshi amagambo yawe. Baravuga ngo vos inclinations, unagenzure n'ibyo uherekeyemo uhengamiyemo cyangwa se ubogamiyemo. Buriya nubwo turi abakirisitu tujya tugenda ariko ntabwo tuhagaze wima. Ujya usanga umuntu anarakaje tetu hari uko agenda ute ahengamye ku buryo buno uguye aho wagwa umugani w'abahungu uhibitseho. Buno aho wagwa wicaye ugenda ute urahafite. Ubu hari uwagwa rwose ntibitinde muri politike arahasanga ngo n'ubundi ajya asumba gufata. Hari uwagwa yararagiye mu busambanyi kuko n'ubundi asumba kuguruka. Ubwo none baravuze ngo nawe hengamiye genza ute uhagenzure wicare uzi ngo nubwo nicaye nubwo ngenda ariko aho rubaye nagenza ute naganayo. Noneho aha uhengamiye niho bavuze ngo ni icyaha kibasha kukwizingiraho. Yenda dongera ntange nk'urundi rugero. Wavuga ngo nubwo ntari umurwanyi ngo menze kurwana ariko bampa umwana w'imyaka 2 ngo duterana amakofe nubwo nawe ntazi uko bayakubita nanjye ndanahirika yenda gusa. Buri mwana hari uko byaba akantsinda. Ubwo none namuzingazinga. Mu mibereho yawe hariho icyaha cyakugize nk'uko namugira. Mwanyumvise buriye bakavuga ati ntimujye murazimura ariko kuko kibasha kukwizingiraho vuba. Inkuru bakubariye ari ukubara ukayibarira numaze kuyikubarira cyarakunaniye kujya uri imbata yaje. Ibyo mvuze bibaho umuntu akavuga ngo nkubwire inkuru
cyangwa ngo niwe wayimbwiye agatanga ko kari we wageze ute ubwo arazimura n'ibiti bivuga yagera bibwira n'ubusambanyi nuko n'ubujura nuko umuntu akakubwira ati njyewe rwose njye ndahera kutazasambana ariko nkasanga wapi nasambanye ati njye ndahera kutazarakara ariko bamena n'utuzi ku mwenda nkasanga nagenda ute icyo kikuzingazinga hano baravuze ngo celui qui comprend bien son propre caractère qui connaît les péchés qui les circonviennent si facilement ainsi que les tentations les plus susceptibles de les faire trébucher ne doit pas s'exposer inutilement en se plaçant sur le terrain de l'ennemi. Umuntu umaze gusobanukirwa neza imico ye akaba amaze no kumenya icyaha kibasha kumwizingiraho vuba akaba asobanukiye n'ibishuko bimwesa hasi nta gutindiganya ntagomba kujya kwibwanagiza ku rubuga rwa Satani nta mpamvu. L'examen de conscience ni nki ntabwo byashoboka imibare y'ikiromani ni 8 chapter 8 mu cyongereza ni 275 ndasubiramo kugira ngo mubyumve. Umuntu wese usobanukiwe neza n'imico ye akaba yaramaze kumenya icyaha kibasha kumwizingiraho vuba akaba zibishuko bimushyira hasi nta gutindiganya ntabwo agomba kujya kwibwanagiza ku rubuga rwa Satani nta mpamvu. Si le devoir l'appel là où les circonstances ne lui sont pas favorables il obtiendra une aide spéciale de la part de Dieu et ainsi il ira armé de pied en cap pour aborder l'ennemi. Niba hari inshingano imuteye kujya kuba aho imibereho itaguye iby'umwuka bye neza ngo azagende azahabwa ubutabazi budasanzwe buvuye ku Mana ariko nawe bizaba bimusaba ngo agende yambaye kuva ku birenge kugera ku mutwe kugira ngo abashe guhangana n'umwanzi. Icyo mvuze ni iki gikurikira muri ibi bitabo mwumve ko tugeze ku ngingo ivuga ngo none imbere y'iki cyaha umugaragu w'Imana yabigenza ati reka icyambere ariko mwibuka abasaza ba kera ukuntu bajyaga basohoka mu nzu ngo atagira umwaku akaba afite ahantu yashinze ishaka akamonyeraho kamwe akagatamira ngo bwira atagize umwaku. Nese ko natwe dufite yacu mbigi kujya kugasenga ukiragiza Imana ubwo turayihitaho byuko usenge kwanza wiragize Imana wikwigira indwari ntabwo uriyo. Témoignage ya mbere 507 yaranditse ngo l'homme est toujours l'homme. Umuntu n'umuntu ngo hera kuri Adamu kugeza none abibihe byose umuntu ni iki n'igihe umwuka wera azaba yasutswe umuntu n'umuntu kugeza Yesu ari gute ku bicu byo mu ijuru uyikwizera kuko ntabwo ukomeye kuruta abandi. Noneho ngaho reka ministère évangélique ututwo tuzirikanwe page y'123 ikigisho kivuze ngo relation sociale chapter 5 haranditse ngo bari kuvuga ngo umurimo w'ababwiriza bakiri bato bubatse cyangwa bakiri abasore akenshi ukomwa mu nkokora n'urukundo ngo bagaragarizwa n'igitsina gore. Umurimo w'ababwiriza bakiri bato bubatse cyangwa batubatse ngo akenshi ukomwa mu nkokora n'urukundo bagaragarizwa n'igitsina gore. Ubwo mpavuze muri make ariko nshaka kugeraho. Mais la responsabilité essentielle repose sur le ministre lui-même. Ariko inshingano y'ingenzi ishingiye kuri uyu mubwiriza ubwe cyangwa se uyu mugabura. Il devrait montrer qu'une telle attention lui de près fort. Najye yerekana kuko bamwitayeho bitamunejeje. Niyerekane ko uko bamwitayeho bitagenje ute bitamunyuze. Et si le chemin où Dieu voudrait le voir son ministère n'en sera pas longtemps troublé. Kandi nakurikira inzira Imana ishaka kumubonamo umurimo we ntuzateraganwa cyangwa ngo uhure n'ingorane. Qu'il fuit toute apparence de mal nahunga igisa n'ikibi cyose. Et si les jeunes femmes se montrent trop familières
C'est le devoir du prédicateur de leur faire comprendre que cette attitude n'est pas convenable. Kandi abagore bakiri bato niba kwifataho nk'aho bashiki bawe mwavukanye, niba kumenyera mbese ntibakakumenyere, niba kwifataho nk'aho bagenda ute bakumenyereye ari abavukanyi, ni inshingano y'uwo mugabura kubabwira ko iyo nyifata idakwiye. Il faut décourager cette ardueuse. Izo mpuhwe bagufitiye n'ubwo bwuzu uzabica intege bimware. Même si on passe pour un peu rude, car il s'agit d'éviter que les bras me retombent sur l'œuvre de Dieu. Ewe byaba byiza nabikoze urakaye buke, nibyo byiza kuruta kuzamwara umurimo wose ugakoza isoni. Mwabyumvise? Les jeunes femmes qui ont été converties à la vérité et habillées seront sensibles aux reproches et se réformeront. Nanone rero abo b'igitsina gore bihanye ku Mana kandi bakabakabwa bakumva imiburo. Aba bagore bihanye bakemera ukuri kandi bakihana ku Mana, bazakabakabwa uwo muburo bawumve kandi bazahindura inyifato. Bazakabakabwa uwo muburo bawumve kandi bahindura iki? Inyifato. Ariko muri kumva aho Imana igeze aho ivuga ngo même si on passe un peu rude, bona nubwo wabikora ugenje ute wabaye inkaziho gake afadhali. Mbese ni kumwe bavuga ngo mu bibi bibiri ugira hitamo kimwe bita ngo ningwa nacyo. Ubwo ningwa nacyo nuko navuga ni toka akagenda babaye kuruta ko uzibona waguye umurimo w'Imana wose wakorejwe isoni. Ningwa nacyo. Ubwo se mwebwe muri kumva atari ningwa nacyo? Kuziyunga biroroshye, ariko wamwaye yambara ibara. Aho ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, umugaragu w'Imana Merate mbere y'iki kibazo. Selected message book 2 chapter page ya 30 no mu gifaransa ni 33. Si quelqu'un tout en affirmant enseigner la vérité c'est prêt dans la société des jeunes filles ou des femmes mariées et place familièrement s'aimer sur elle ou bavarde souvent avec elle, défiez-vous de lui. Umuntu uvuga ko yigisha ukuri nimubona nejejwe no kwibira mu dutsinda tw'abakobwa b'amakumi n'abagore bakiri batoya, ndetse ntanatinye kubarambikaho tuganza nk'aho ari abavukanyi, cyangwa ntanatinye kujya muri juguri, byo bita juguri yo ngorerana nabo kenshi, muzamutinye. Muzagenza ute? Muzamutinye. Ni umuntu uvuga ko yamamaza kuno kuri ariko yikundira udutsinda kw'abakobwa n'abagore bakiri bato, no kubakozaho tuganza ntagenza ute? Nta bitinye. Muzamutinye. Kubera iki? 32 Icyongereza ni 30 gukomeza. Oya, ibyo biranyuranye. Hano ndi kuyireba hano. Abandi munarebe tu cyangwa ni 32 ko munareba tubona edition. Epfo baravuze bati les purs principes de la vérité ne sont pas implantés dans son âme. Amahame aboneye y'ukuri nta kanya afite mu mutima we. Une telle personne n'œuvre pas avec Jésus. Bene nk'uyu ntabwo akorana na Yesu, ne demeure pas en Christ, ntabwo atuye muri Yesu. Le Christ n'habite pas en elle. Na Christ ntabwo aba muri we. Ces travaux ne peuvent être agréés de Dieu à moins d'une conversion totale. N'imirimo akora ntiyakwemerwa n'Imana keretse yihanye byimbitse. Umugaragu w'Imana ubwo abujijwe na gato kugirana imishyikirano n'abo badahuje igitsina. Erega kabi karimenya ngo umuntu wese wamaze kwisobanukirwa ngo abujijwe kujya kwibwanagiza hehe ku rubuga rwa Satani, ko ntabwo uruta Dawidi cyangwa abandi bose bagiye bagwa muri ibyo. Muri iki gitabo bahanda cyari ku cy'umugaragu w'Imana yakora. Ngaho ubu dufite n'abakozi b'abasore kandi isi maze kutugeza habi, aho kugira ngo uzamware undi azamware. Sinibyo mvuze munyumvise.
ubwo ibyo ngiye kuvuga ibyo byo byagiye binaraba mu bihe byinshi, ugasanga abantu ati rwose nari nageragejwe, ati nuko rwose iryo joro yaraje, ati imvura biraguye. Ubwo se byanditse ngo imvura nigwa uzakora icyaha, ngo nuko ngo iyo umuntu ngo sinzi iyo bari bagiye byanditse se, ubwo se undi waba uriho bivuze ko ubwo imvura nigwa abandi bakaba bagiye uzakora icyaha, ubwo ubundi uriho. Hano muri iki gitabo baravuze ngo 297 cya gitabo cy'imyitwarire y'ibitsina, la plus rude tentation n'excuse pas les péchés. Ugusharira kw'igishuko ntigutsindishiriza icyaha wakoze. Ni chapter 38. Gusharira kw'igishuko ntigutsindishiriza icyaha wagenje ute? Testimonies on behavior, adultery and divorce, chapter 38. Quelle que soit la force exercée sur vous, nubwo imbaraga yawe yakurwanije yaba yarikomeye ite, le péché est votre affaire. Icyaha ugikora ubishaka. Nubwo imbaraga yawe yagenje ute, yakugwanije yaba yarikomeye nk'inkuba, icyaha ugikora ubishaka kuko uhitamo. Ubundi ko handitse ngo gukora icyaha uzapfe kutapfuye, ngo buke tuza kuguhamba. Si byose ujye ukiranuka uzageze kutapfuye, ngo bari intumbi twanuye y'umukirano. Hano baravuze ngo le nez du problème se situe dans un cœur irrégénéré. Ipfundo ry'ibyo wakoze rinari mu mutima wawe utarahindutse. Bivuga ngo urabona ngo abakobwa ngo bino ngo nabo ngo uko bameze ngo bari banasanzwe ngo ari amaraya, baramaze, ariko ntabwo bivuze ngo basanzwe ari amaraya nimuhura nabo uzakore icyaha. Nubwo imbaraga ikurwanya yaba yarishaririye bingana iki, icyaha niwe wagenje ute, wagisemo. Kuko mwene muntu mu byo yaremanywe, nimusoma kiriya gitabo cya Mind, Character and Personality, mu cyiciro kivuze ngo amategeko agenga ubwonko, baranditse ngo mwene muntu yaremanywe ububasha bwo guhitamo, ngo ibyo yagezeho n'ibyo yashatse kugeraho, ngo ibyo yakoze n'ibyo yahisemo gukora, ngo nta mbaraga yamuhatira gukora ibyo adashaka, yayirwanije ngo ibishobore. Ntabwo buri wese iyo yanzuye yanzura nkawe, nta kintu cyagenze ute cyamushutse. Aho ndahavuye. Noneho bavuze byinshi 300 kino gitabo. Quelle jeune femme reste réservée et modeste. Ngaho ab'igitsina gore bakiri bato nibajye barifata kandi baba abantu biyoroshya. Elles n'ont pas besoin, sauf si elles se sentent malades, du soutien d'un bras masculin pour se débarrasser. Nta namba bakeneye ikiganza ngaho mfata yewe amugabo, ngo nta na rimwe bakeneye ngo ikiganza cy'umugabo ngo kibakurure, ngo cyetse niba agwaye hari bamujyanye kwa muganga. Ubwo se murabyumvise? Ntabwo se mujya mubona ngo enda nkurize ibintu by'imikino n'ubutesi n'ubwirasi, nta n'ikibazo cyabaye, nta n'ikintu ngo tugende ngo tunyaruke, ngo cyetse arwaye ujyanye hehe? Kwa muganga. Kugeza ubwo muri Temwanyaje ya kabiri baravuze ngo nimunaramukanye ngo ukabona ngo agundiye ongera, ngo kugundiriye ikiganza, ngo uzishikuze ngo umukiza kandi nawe wikiza. Ndasomye ubwo bigenze ute? Biranditse. Ariko ndimurenge ngo mujye mu bindi. Nuko handitse hepfo baravuze ngo elles ne doivent pas donner prise à la critique, ngo nabo nibirinde gutanga urwaho rw'abatuvuga, nibirinde gutanga urwaho rw'abagenda ute rw'abatuvuga. Izi ni zimwe mu nzira cyangwa se ni bimwe mu by'umugaragu w'Imana yagenze ute yakora. Noneho kubera ko n'umwanya utakomeje guhagarara, reka twihutire ku ngingo isoza. Ubwo icyo muzakora tumaze kubyumva ko muzasenga, mukirinda ikibi, mukirinda n'igisa n'ikibi, imishyikirano yose mukayikoma hehe mu nkokora. Yewe niba hari agomba gukorera muri transparence, babe mwebwe ibyo mukora byose mujye mubikorera mu mucyo kandi mubikorere ahabona, bisobanuke bibe byiza byumvikana. Dusubire kuri rya somo Tito 2:7-8 ngo nuri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yatuvuga. Iyo ngingo
nkumva buri wese iyo ubonye umwanzi uguhiga no kwaka ubufasha biba byakoroheye. Ikibazo ni ukutabona ubwo bufasha. Ngako basore ibyo bita badinage cyangwa se imishyikirano hagati y'abasore n'inkumi badakuze ngo barasana. Buriya mwababyeyi mwe ntimubizi, aba biga mu mashuri ngo mu bintu bibiri ishuri rikora ngo ryigisha umwana ubunebwe, byanditse muri Temanyanja ya 5, ngo ku buryo ngo nubona umwana wagiye mu ishuri, ndavuga izi za internet n'ahandi atazongera guhura n'imirimo, ngo uzamubwira ajya asenga kabiri kuko ashobora kuzava yari umunebwe. Ikindi ahura n'abana babi akaziga gushaka udushuti badahuje igitsina, ugasanga kana bakigurira ikamambiri n'isuve ngo ndasura inshuti yanjye. Ubwo ni umukobwa ugiye gusura inshuti y'umuhungu. Reka mbabwire ngo bayobozi muzabe maso, cyo kora ntimuzaba mukuye ikiri mu mitima, ariko nibura ibyo tugifiteho ubushobozi tugenda ute dukumira. Naho ibyo kureka abantu ngo baramenyeranye ngo ni inshuti, oya gushyingirwa kurera ni kwiza kwahanzwe n'Imana, si ikizira biba habona. Nurambagiza agenda ku manywa, anarambagije nubwo bakicara hariya n'ababyeyi bibere hariya mu byabo, si umuhango wera se, ibyo ni amahoro. Ariko ibi by'aba bana bya bihishe ukagira ngo ni abapfumu bari kugabana uburozi. Ni icyaha, muzabisengere kandi munabice mu bana banyu, tubice mu bana bacu. Nabyo biri mu bizadufasha kugira ngo nibura dukumire umuvumba w'ibibi. Noneho reka nsoze mvuze ngo umunyabyaha tumugenze dute, niyo subi ya nyuma. Nta nubwo ndayivugaho byinshi, ahubwo bimwe turaza gufatanya uko twagenza iki umunyabyaha. Kuri iyi ngingo impamvu nyomatanije n'iki cyigisho nuko ibikunze kwigaragaza nibimaze kuvuga, ariko hariho n'ibindi. Hariho n'abiba, hari abagwana, hari abica isabato, hari n'abazana inyigisho z'ibinyoma, nabo nabo gucyawa nk'abandi. Noneho nshaka kwerekana uruhare rw'itorero, umwanya w'itorero mu gukumira umuvumba w'ibibi cyangwa se ibyaha bikorwa n'abantu. Ngaho mu gitabo cyitwa Uwifuzwe byose, kuri iyi ngingo twahahuriye n'ingorane ndazibabwira zigira muri 3, ndaba ndi no gusoza. Page 84, icyigisho cyitwa ijwi ry'urangururira mu butayu. Nahavuze ngo aya magambo ngiye gusoma anaboneka muri Temanyanja ya 2 y'Igifaransa 250. Ce n'est pas pour flatter les pécheurs que Dieu envoie ses messagers. Iyi Imana itumye intumwa zayo ntabwo ibizitumye kujya gushyeshyenga abanyabyaha. Il ne délivre pas un message de paix susceptible de bercer les âmes non sanctifiées dans une fatale sécurité. Ntabwo Imana itanga ubutumwa bw'amahoro bugambiriye kuryamisha imitima itejejwe mu ngobyi y'umutekano upfuye. Il fait peser de lourds fardeaux sur la conscience des malfaiteurs et transperce l'âme avec les flèches de la construction. Imana iremereza imitwaro ikomeye mu mitima nama y'inkozi z'ibibi, ikabahinguranya ikoresheje imyambi yemeza. Par le ministère des anges, les redoutables jugements de Dieu lui sont présentés. Binyure mu murimo w'abamarayika, iteka riteye ubwoba ry'inkozi z'ibibi bararibwirwa, afin de lui donner un sens aigu de son besoin et de lui arracher le cru, kugira ngo nibura ngo nawe bimwumvise neza amakene, maze nibiba ngombwa nawe avuge ngo none nkore iki kugira ngo mbashe gukira. Alors la même main qu'il avait au milieu jusque dans la poussière l'élève le pénitent. Nuko cya kiganza cyari cyamuvundagaje kikamugeza mu mucanga kikegura umunyabyaha wihana. La voix élevée avec vigueur contre le péché, ryajwi ryari ryahagurukanye umurego rirwanya icyaha, qui avait jeté la confusion sur l'orgueil et l'ambition. Iryo jwi ryacanganyikishije ubwibone bwe no kwishyira hejuru. Demande avec une tendre sympathie, rimubazanya impuhwe rigira riti none ushaka ko ngukorera iki? Icyo nshaka muri aya magambo, iyi ngingo y'uko tugenza umunyabyaha irimo utuntu dutatu ndavuga nirukanka. Icya mbere,
kugeza uyu munsi mu bituma umuvumba w'ibibi ukomeza gukwira ni umugabane munini wa mwebwe muri hano mutajya muhagurukira gucyaha ibyaha, bamwe babitewe ubucuti, abandi babitewe ubujiji, abandi babitewe n'ubwoba. Ubucuti, ubujiji ni iki? N'ubwoba. Reka mbabwire ngo ubwo muri abayobozi, ubwo turi abashinzwe abandi, mu byo ushinzwe ubutumwa buravuze ngo ntabwo Imana igiha abantu ubutumwa bw'amahoro bwa mbere kujyamisha imitima itejuje mu ngo by'umutekano upfuye, ngo ahubwo Imana ngo iraza igahinguranya wa munyabyaha ikoresheje imyambi igenje ute imwemeza ngo ikamusandaguza ikamuvundagaza ngo yagera mu itaka akavuga ngo none se ko mvuye nkora iki, ngo igejwe iyo rije aba ariyo ntangiriro yo gukira. Noneho ngo ka kaboko kamuvundagaje ubwo uri kubimubwira ubimurundaho, uri kumubwira n'iteka azagenza ute azacirirwaho, ngo niho wongera kumubwira ngo none ushaka ko ngukorera iki. Ubwo none kuko yamaze kwibona nk'upfuye ngo ako kaboko kakongera kakamuhumuriza, ariko kagiye guhumuriza ubabaye. Reka mbwira abayobozi, mbwira abayoboye abandi, mbwira abahagarara abandi ngo ushinzwe kubagirira imbabazi, ushinzwe kubazahura bakava mu byaha, ariko ushinzwe no kubacyaha. Ubwo mu rukundo ugomba gukunda umunyabyaha harimo kutamusebya, harimo kutamunegura, harimo kutamwanga, ariko harimo no kumutamubikira ibanga. Ibyo ukabishyira ahabona witwaje ijambo ry'Imana. Noneho reka tuvuge utuntu duke. Yenda abasoma igitabo cya Ministère Évangélique ni icyigisho kivuze ngo discipline ecclésiastique cyangwa se ikinyabupfura haranditse ngo nimwongere mwibuke Matayo 18 umurongo wa 15, umuntu wese ukoze icyaha nimureke mu itorero hariho urukiko hikogwa icyaha ngo birangirire iyo ntawe ukibajije umuntu, nibinashake azaba ari imigaryo uvuze, nibinashake uzabe wavuze ijwi rikakaye urakaye, wirivuga ngo rirangire kugeza ubwo bazavuga agiriye ngo fokasi se ko ariko ameze. Ubwo kugeza ubwo umuntu bamenyeye ngo niko agenje ute, nimureke icyaha cyose gikozwe mw'abakuru b'amatorero, uwagikoze azajye mu rukiko bamwicaze ngo mwene data icara. Ubwo numwe ejo bundi bujya bavuze nabi ngo ye ngo kuvuga nabi ngo bifite ikihe gipima. Ubwo byanze rero ejo ndazana babiri, ngo ubwo nanzaniye abantu ngo ariko mwabuze n'ibyo mukora. Ubwo wanze rero turaza turi bangahe? Turi batatu. Ngo ariko ngo nkora busanze bagara ibijumba. Ubwo muze none mubishyira imbere y'iki yitoro, kandi uko umunyabyaha yanga kumva agenda arushaho gutakaza amanota no kwandagara. Ubwo ndakabibukije nimureke icyaha cyose gikozwe habiki haba urukiko. Noneho rero akaga ntarabura kubabwira mu bihamya by'itoro umuzingo wa mbere cy'igifaransa, muri uku gushyira ibyaha habona ngaho kandebe mbanze ndabaha amapaje gusa nkurikije uko aho tugeze. Ngaho kansome cy'icyongereza ni umuzingo wa 5 paje Testimonies volume 5 umuzingo wa 5 paje 147. Truth and purity require that you make more the raw work of cleansing they come from the archangel. Ukuri no kwera biradusaba ko dukora umurimo nyakuri wo kweza inkambi dukwemo bakana. Let those in responsible positions not serve sin in a brother. Nimureka bari mu myanya y'ubuyobozi be gukomeza gutesha umutwe n'icyaha cya mwene data. Nimureka bari mu myanya y'ubuyobozi be gukomeza kuremererwa cyangwa guteshwa umutwe n'icyaha cya mwene data. Show him that he must either put away his sins or be separated from the church. Nimumwereke ko icyambere natandukane n'ibyaha bye cyangwa niba atabyemeye atandukane n'itorero. Icyo ni gikorwa abantu bimwara ngo bakigirire isoni. Natandukane n'iki? Igifaransa ni yakangahe? Iya mbere 383. Natandukane n'itorero cyangwa atandukane n'iki? N'icyaha. Hari abantu bazi ko ubutumwa bwiza ngo ubutumwa bwiza buheruka rwose ngo bw'imbabazi
nibyo sibyo ubwo noneho n'umusinzi n'umujura uragakubita umugore mu gitondo akaba ashaka kutwigisha izabati gatangira umuntu ariho agiye gukura ibijumba akaba ashaka no kuririmba nuko mbese ukagira ngo ni muri wese nenda rudi uko ushaka nta mategeko agenda ute akugenga abihana umuntu nabwirwe ngo tandukana n'ibyaha byawe cyangwa se utandukane n'itorero icyakora ngo abibwirwe mu mvugo nziza nubimubwira nawe amubwira mukunzi atari kumwivuna nubimubwira nawe abanza bisengere kuko mwibuka Natani ntabwo yagiye kwa Dawidi ngo avuge ngo ugasambana ukica n'umuntu ngo yabihangara ngo nawe yari kumubaga niko kugenda ngo mwana mutengo nzanye ikibazo ngo umuntu wari ufite ihene ngo intama imwe baturanye n'ufite intama 100 ngo rwose mwami ngo byatuyobeye ngo ibiki abinyuze iyo ngo yabonye abashyitsi ngo ajya gatama kentu ngo kare kamwe ngo nkamushiki ubundi ntiyaranabivuze ngo banararanaga ubwo ntiyarabirangije arangije ngo je ngo watse kandi ntama iriho zingahe mujyane wowe ubwo niwe yamubwiye none kuko ari umaze kuruca ngo abyumva neza ubwo iyo systeme muzayikoresha usanga umunyabyaha ngo ingwe kurira umwana ikakurusha kurakara muzare wakoze icyaha mu itorero ufite igabo afite igabo kabisa ari kubabwira ahubwo akabumvisa n'ukuntu mugomba kubanza kwatura kandi ibibazo byinshi tujyamo abatabikoze babanza kwatura iyo barusha n'amatiku hano natandukane n'ibyaha bye cyangwa atandukane n'iki n'itorero ni inshingano yanyu nk'uko mushinzwe kubakiza niko mushinzwe no gukura bakaniye mu itorero kambarangira ya mapaje noneho ibanga by'itorero umuzingo wa mbere 388 icyigisho cyonyine cyitwa confesse no 393 na gatatu ni icyigisho kivuze ngo ntimukirengagize gucyaha ubwo ni umurongo wa Bibiliya Timoteyo ya 2 gice cya 4 umurongo wa 2 uhane uteshe ucyahe ufite kwihangana no kwiga ni inshingano dufite ariko icyo agiye kuvuga nuko tugomba kwirinda akakana ngo igihe cyose wakoze icyaha ari gushugurikirwa muzi ikinyarwanda nkoresha bari kwita kubye cyangwa se bari kwiga kubye ari gukurikiranwa cyangwa ari gufatirwa ingamba ngo iyabaye muri mwebwe muri hano hatabonekaga abajya ku ruhande rwe bakamurengera no kumushyigikira ngo bakanamugaragariza impuhwe ngwingo ngo ariko ngo barakabije no ngo babivugira n'imbere y'igiterane we abanyerera bageneye guseka ubwo ngo hari ubutumwa butabwirwa abantu babiri icyarimwe umunyabyaha wakoze icyaha warabwirwa ngo abanyerewe ye bagenewe gusekwa uzamusanga nawe ukamubwira ngo jya uragirira impuhwe abanyabyaha kandi ntibabibwirwa hehe hamwe ushinzwe kumenya ngo ninjye wiyandagaje reka bamvuge abandutse n'abarakaye ninjye wabaye nibyo byari binkwiye ubwo ndiko umunyabyaha agomba kumera uwo niwe wakira none abandi bakamenya ngo Yesu yamurariye ijoro mwanyumvise yarabambwe kugira ngo umunyabyaha akire ntabwo nge ndamwandagaza uburetse akabaza ubutumwa bumureba n'undi azi ubutumwa bugenda ute bumureba ikibazo dufite ni uko umunyabyaha azubwura mu cyaha umunyabyaha niwe uzi ubutumwa bw'uragenda ute ngwingo ngo baraje ngo ariko ngo basanga nabi ko wamenye uko basanga neza iyo ureka kubikora ahubwo ukajya wigisha uko basanga abandi neza wowe utarimo ubwo icyo nkivuyeho hano baravuze ngo iyabaye abo bantu batabonekaga ubwo ndi kuvuga ngo ntibazongere kuboneka tunabisengeye ngo abanyabyaha 10 bakora ibyaha ngo 9 baba barakize hagapfumwe mwanyumvise buriya ngo mbese niwe bari kuvuga ngo ariko se ngo kuba babikoze nabi ngo bose none baragusanze ngo wabarirwa ngo ntabwo bagusanze ngo bansangira iki ngo ahaha ngo barasoma se ubwo abo bari kuza ni babi batuma na wa wundi uburemere bw'icyaha cye bugenza ute bugabanuka ubwo akaba ararimbutse kandi baba bamushutse ko ari inshuti ubwo ako nako ni ikibazo dufite ngaho muri iki cyigisho nanone cyo ni nkaho ndasoma 383 abongereza ni
Testimonies volume 3 page 265 aranditswe ngo mais ceux qui occupent des postes de confiance, mais si ceux qui occupent des postes de confiance négligent de dévoiler les péchés, iyo bari mu myanya yo kwiringirwa cyangwa se y'ubuyobozi birengagije gushyira habona ibyaha, le Seigneur leur fera sentir sa colère, Imana izabasukaho uburakari bwayo, et le peuple de Dieu sera tenu pour responsable de ces péchés. Ubwoko bw'Imana muri rusange buzaryozwa ibyo byaha. Abayobozi iyo batinye gushyira habona ibyaha, Imana izabasukaho uburakari bwayo n'itorero muri rusange riryozwa ibyo byaha. Ibyaha bidashyirwa habona biturika ari nk'igisasu, ukazasanga amatiku n'ibice mu itorero bigenda ute birabonetse. Ni chapter 68. Et le Seigneur a montré dans le passé combien il était nécessaire que l'église se purifie. Imana yerekaniye mu gihe cyashize ko ari ingenzi ko itorero ryeza. Un seul péché peut être la cause que la lumière d'en haut se retire de l'assemblée tout entière. Umunyabyaha umwe ashobora kuba intandaro yatuma umucyo wo mu ijuru wikubura ku itorero ryose. Umunyabyaha umwe yaba intandaro yatuma umucyo wo mu ijuru wikubura ku itorero ryose. Lorsque le peuple de Dieu se rend compte que les ténèbres se répandent sur lui, ubwoko bw'Imana nimara kutahura ko ari umwijima umaze kubwigarurira, et qu'il n'en connaît pas la cause, bakaba batazi icyabiteye, il devrait les chercher Dieu avec ferveur et dans un sentiment de profonde humilité, jusqu'au moment où ceux qui contristent le Saint-Esprit soient découverts et dressés. Et ngo bagomba gushaka Imana bafite bamaramaje kandi bafite kwicisha bugufa kwimbitse, kugeza ubwo abarakaza umwuka wera batahurwa bakarekwa. Kugeza ubwo abarakaza umwuka wera batahurwa bakageza ute bakarekwa. Bavuze byinshi ntari burangize, ariko iki cyigisho baravuze ngo nibashyirwa habona bakani batandukanywe n'iki n'itorero. Kugeza ndetse hepfo baravuze ngo abazakora uyu murimo Dawidi yihereye haravuga ngo ngewe nabaga ndi gucyaha abantu ngo ibirego bandegaga ngo barandegaga ngo ndi inkarishyi ngo ndi n'intavumera. Ageze hepfo arandika ngo niko bizanagendekera n'abantu bose bahagurukiriye inshingano mvajuru yitwa gucyaha ibyaha, bazarebwa ko ari inkarishyi n'iki n'intavumera, ngo ariko nanone bazahabwa ingororano z'abacyaha. Ubwo nayo ni imwe mu nshingano tugenda dufite. Noneho ntabwo ndarengaha cyane, nsigaje gusoma igitabo kimwe. Aba bantu bose reka tubahurize hamwe, ni ukuvuga ngo baba abakora ibyaha kambisubiremo, ni abasambanyi, ni abajura, ni abarwana, ni abambuzi, ni abica isabato, umugani wa Jezeki niho bavuze ngo n'ibindi bibi byose, et tout autre mal, nibabwirwa ibyaha byabo. Utihanye babiri, utihanye mumuteze batatu, utihanye bishyirwa imbere y'itorero, natihana akubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ntukamwange, muzamusure, munamukunde cyane, ariko ibye munabivuge cyane. Nubyo bavuze muri ministere evangelique ngo n'umurimo ukomeye gukunda umunyabyaha, ariko nanone ntubererekere icyaha ukabivuga ngo wowe uri mubi, dore gutya dore gutya dore gutya dore gutya, kanarakara kizunguza, ariko bugacya mu gitondo kuvuga ngo mwaramutse mwiriwe mute, kakabara barakangije tujye guhinga, kandi warayimubwiye ko ari umunyabyaha uzabishyira imbere y'iki nitoro. Kunda umunyabyaha ariko ntukunde iki icyaha. Ahubwo ndaharangije. Kabiri, nabazana inyigisho z'ibinyoma n'abaka nabo nibasangwe, umwe babiri batatu niyanga azibwa umunwa, nawe ni umunyacyaha. Muri evangelize ku rupapuro rwa 323 hari muhandebere, baravuze babise ngo ni les perturbateurs de l'église. Ni 334 mu gitabo cyitwa evangelism, ngo ba perturbateurs mbite ngiki n'abahungabanya cyangwa n'abazambaguza ababuragiza itorero. Abo nabo bashyizwe ku rutonde rw'iki rw'ibyaha. Abandi n'abatemera gahunda, n'abatemera gahunda, bafite ibyo bita esprit d'indépendance, umwuka w'ubwigenge. Turapanze ngo inama ituma intumwa izagira hano, turabanura abatumwa imbere n'inyuma, tukavuga ngo Ben Mwibutare ngo nge nzajya Tanzania,
natumwe na Yesu ntawantumye, ntabwo agiye kwiba ntagiye gusambana. Ngaho muzehe Jeff ni wowe uzasigara inyuma ukomeza amatora ngo no njye njye imbere, ndi intumwa y'Imana itari y'abantu abagaratiya rimwe. Suko abo bica gahunda nabo ni abanyabyaha, nabo nibasanzwe bagenza ute bacyawe. Noneho nsoze mvuze ngo umunyabyaha wese muzabona yabaye nk'umwana w'ikirara, akaza adashaka kuba umwana ahubwo yishakira akazi, azaba atanze ibyiringiro, atanze ibyiringiro byo gukira. Ngo rwose ngewe niyo mwandeka rwose nkisengera, ariko mukamfasha mukambabarira mukanansera n'Imana nayo ikagenda ikambabarira, uwatanze ibyiringiro ni mwiza kubw'Uwimana yahabwa icyubahiro. Ariko muzabona ari kuvuga ngo nyine ngo nari narabataye kandi ngo mvuye gusambana no gusinda, ngo mbatana umuriro muravunika bene data, ngo ndaje ngo wongere musubize mu mwanya dufatanye. Ntabwo ashaka kuba umugaraga, ahubwo ashaka kuba iki umwana. Uwo ariho ikibazo, uwo ariho ikibazo, nta nubwo atanze ibyiringiro byo kugenza ute byo gukira. Noneho yenda ibindi kuko biraza mu nyunganizi n'ibibazo, kansomera ijambo riri mu bihamya ku bagabura mu cyigisho cya 16 Testimonies to Ministers chapter 16. Vérifier les camps de cette corruption morale. Bari kuvuga iby'ibyaha n'ubusambanyi. Mwezi nkambi muyivane mwuko guhindana kw'iby'umwuka. Même si ceux-ci en paient les hommes les plus haut placés et occupent les postes les plus importants. Bana nubwo ibi byaha byaba byageze no mu bantu bari mu myanya yo hejuru kandi bari mu myanya rwose ikomeye mu itorero. Ni mwezi iki? Mbese nta cyuri cyo mu butumwa bwiza kirenze guhanwa niba wakoze ibintu. On ne joue pas avec Dieu. Imana ntawe yikinisha. La fornication est dans nos rangs. Reka ubusambanyi bwageze no mu mirongo yacu. Je le sais, madame ati ndabizi, car elle m'a été montré se fortifiant et propageant sans contamination. Kuko narabyeretswe buri kugenda butera intera bukomera kandi bugenda bwanduza n'abandi. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaîtrons jamais. Hari ibintu tutazamenya, mais ce qui est révélé, l'Église responsable et coupable, à moins qu'elle ne fasse un effort déterminé pour éradiquer le mal. Ariko ibyamaze kwigaragaza, hari ibintu bizakorwa ntitugenze ute ariko ibi twamaze kumenya byo, yewe bitumye itorero rihinduka nyirabayazana w'ibyo byaha, naryo risangiye nabo ibyo byaha niba badashyizemo imbaraga zimaramaje kugira ngo barandure ikibi. Prefiereka ni mweze nkambi car il y a de l'interdit au milieu de vous, kuko ikizira cyamaze kugira hagati muri mwe. Rero kuri aba banyabyaha bacumura, abihana bamaramaje nibaba bariko baherezwa ibyanditswe byera byagenze ute byabahereje. Ariko nanone abaza batababaye batarambiwe kuragira ingurube, ahubwo bashaka gusubizwa mu myanya bahoze mu batanze ibyiringiro bikeye. Mu byo dushinzwe rero hariho no kwereka abanyabyaha ibyaha byabo, bagatandukana nabyo cyangwa se bagatandukana n'iki n'itorero. Reka muri aya manywa buri wese muri twe ahagare ku izamu rye neza, ngo akabi karimenya. Noneho ubuhanuzi bubi bwahanuwe buzajya handi, nta nabo tubyifurije, cyokora buziyadukiza bubajyeho, buzajya handi butari kuri twebwe. Twese duhagaraye tuzi ngo burya iki cyaha kiratwunamiye, tugomba kubisengera tukirinda mu bishoboka ibyo ari byo byose. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. N'ubutumwa butarobanura amoko n'amadini, buvugwa n'abagabo n'abagore baciye bugufi. Kora subscribe au sabone upate mengi zaidi.